Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibane natwe twese. Kadushimana ko yabanye natwe, kadushimana ko yabanye natwe mu gice cya mbere cya Zaburi, nkuko nabibabwiye dutangira, kigizwe na Zaburi ya mbere kugeza kuri Zaburi ya 41. Ubu ngubu twinjiye mu gice cya kabiri cya Zaburi, kigizwe na Zaburi kuva kuri Zaburi ya 42 kugeza kuri Zaburi ya 72. Reka dusabe Imana kugira ngo izabane natwe, kandi wowe ukomeje gukurikirana ubutumwa bwiza buri muri Zaburi, ndagusabira umugisha, gusabira kugira ngo cyane ubutumwa buri muri ijambo ry'Imana buhindure imibereho yawe, kandi ikigufashije ugisangiza abandi. Kadusenga Imana. Urera Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda, tugushimiye ko waduhaye imbaraga zo kugira ngo izi Zaburi zirangire zibe zarakozwe. Ntabwo ari ku bwacu, ni ubuntu bwawe kandi ni ku bwawe. Turakuragije cyane kugira ngo nizi igice cya kabiri tugiye gutangira uzabane natwe, uzatwiyereke nk'Imana, he kuzaba umuntu uwo ari we wese, ahubwo izina ryawe rizahabwe icyubahiro. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Zaburi ya 42. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Nk'uko Imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati, Imana yawe iri hehe? Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima, ubwo najyanaga n'abantu benshi, nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro rizihiriza umunsi mukuru. Umutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kwishimira agakiza kayo. Mana yanjye, umutima wanjye urihebye, nicyo gituma nkwibukira mu gihugu cya Yorodani, no ku misozi ya Herbuni, no ku musozi wa Mizari. Imyuzure yahamaganisha guhorera kw'isumo zawe, ibigogo byawe n'umuraba wawe byose birandengeye. Uwiteka yantegekeraga imbabazi ze ku manywa, nijoro indirimbo ye yari mu kanwa kanjye. Niyo nasengeshaga Imana y'ubugingo bwanjye. Nzabaza Imana igitare cyanjye nti, ni iki gitumye unyibagirwa? Ni iki gitumye nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufwa yanjye, iyo banshinyagurira bakikiriza umunsi bambaza bati, Imana yawe iri hehe? Mutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kwishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Haleluya.